Nukuri kose ibi nagatangaza sasa rero ibyogajuru bitanu bifatwa nk'ibyageze kure cyane mu isanzwe sasa rero nkuko buri munsi woga ukambara ni nako abashakashatsi bara cyangwa se bakabyuka batekereza kudushya bashobora kongera ku mbaraga bamaze gukorera cyangwa birumvikana ku mbaraga bamaze gukoresha bacukumbura ibibera mu isanzure sasa rero bizera ko uko bazamenya byinshi ariko ibihabera bishobora guhungabanya ubuzima bw'abari ku isi hanyuma sasa bikazakumirwa byaba ngombwa rero abantu bakimukira ku yindi mibumbe iri mu isanzure sasa rero muri ubwo bushakashatsi bakora ubudasiba byageze ku rwego byageze ku rwego rusa nko kurushanwa sasa rero mu ngingo ya cyase maginga ya ibihugu bikomeye ku isi bifata isanzure nk'ahandi hantu ho kugaragariza ubuhangange bwabyo nk'uko ibihugu byinshi bikunda kujyayo ubundi bikanashingwa n'amadarapo kugira ngo byerekane ko byagize sasa rero niba kimwe cyohereje ubushakashatsi ku kwezi ikindi gihangayikishwa no kuba nta gikoma cyase nta bagikomokamo barahagera sasa rero birumvikana kigakora kivuye inyuma ngo nacyo bibashe kubikora nyine bibashe nabo kubaka iryo zena sasa ibyo gajuru nibyo bikunze kwifashishwa mu bushakashatsi bukoreshwa mu isanzure aho bishobora kwerezwa yo bikagumayo sasa rero bigashyirwamo ikoranabuhanga rikusanya amakuru akenewe yose cyangwa se bigatwara abantu bajya kwikorera ubushakashatsi bikanabagarura sasa rero muri ibyo byogajuru bigenda bikanagumayo hari ibyoherezwa mu ntera ya hafi n'ibijya mu ntera ya kure cyane bitewe hanini n'amakuru byitezweho sasa rero ibi ni ibyogajuru bitanu byoherejwe kure cyane mu isanzure kurusha ibindi sasa reka duhere ku ikintu cya mbere cyitwa ngo ni Voyager cyangwa ni Voyager 1. Iki cyogajuru kuwa gatanu Nzeri 1947 ngo kigiye birumvikana kijye gukusanya amakuru ku mibumbe yindi iri mu isanzure itabarirwa mu munani igaragiye izuba sasa rero kugeza muri Mata 2024 cyari kimaze kugera mu ntera ya kilometero miliyari 24 n'ibice 4 uvuye ku isi bigatuma rero gifatwa nk'icyambere kiri kure cyane mu isanzure sasa iki cyogajuru kiracyohereza amakuru ku isi ariko byinshi mu bikoresho gifite ntibigikora neza ndetse muri 2025 cyangwa se mbere ya 2030 ntikizaba kikibasha kohereza aya makuru sasa rero reka tujye ku kindi nicyo bita ni Voyager 2 sasa rero iki cyogajuru cyoherejwe kuwa 20 Kanama 1977 kikaba gifatwa nka kimwe mu byatanze umusaruro kurusha ibindi mu byoherejwe n'urwego rw'abanyamerika rushinzwe iby'isanzure NASA mu by'ukuri rero cyabashije gusura imibumbe ine minini cyane mu munani igaragiye izuba ariyo Jupiter, Saturn hakabamo n'iyo bita ngo Uranus hamwe na Neptune sasa ku mibumbe kigeraho gikusanya amakuru afasha kwiga imiterere yacyo ni birumvikana n'ibiyiriho sasa mu ntera ya kilometero miliyari 20 n'ibice 3 uvuye ku isi niho kigafatwa nk'icya kabiri kiri kure cyane kurusha ibindi sasa rero kohereza amakuru akagera ku isi bifatwa bitwara amasaha 18 no kugira ibyo abashakashatsi bagikoraho bigafata andi nkayo sasa reka tujye ku kintu cyitwa ngo ni Pioneer 10 sasa mu by'ukuri cyoherejwe kuwa kabiri Werurwe 1972 akaba ari cyo cyambere cyarenze uruhererekane rw'imibumbe igaragiye izuba yo bita ni solar system mu by'ukuri cyoherejwe bwa mbere cyari gikenewe gukusanya amakuru yimbitse ku mubumbe wa Jupiter sasa amakuru ya nyuma cyohereje yari
birumvikana hari kuwa 23 Mutarama 2003. Icyo gihe kikaba cyari kigeze mu ntera ya kilometero miliyari 12 uvuye ku isi. Sasa rero ubu kiri mu ntera ya kilometero miliyari 20.25 uvuye ku isi dutuyeho. Sasa rero reka tujye ku kindi cyitwa ni Pioneer 11. Sasa rero iyi Pioneer 11 iki cyo cyoherejwe mu 1923 hagamijwe gukusanya amakuru hakurya y'imibumbe igaragiye izuba, by'umwihariko arebana na Jupiter ndetse na Saturn. Sasa rero mu by'ukuri cyabaye icyogajuru cya mbere kirenze kuri iyo mibumbe mu ntera kilometero miliyari 16.8 uvuye ku isi, niho ubu ngubu kibarizwa. Sasa reka tujye ku kindi cyitwa New Horizon. Iki cyo rero cyoherejwe na NASA muri 2006, hari muri 2006 mu bushakashatsi bwo hakurya y'imibumbe igaragiye izuba, by'umwihariko arebana na Pluto. Sasa rero muri 2015 cyohereje bwa mbere amashusho agaragaza imiterere y'uwo mubumbe mu ntera ya kilometero miliyari 8.8 uvuye ku isi, aho kibarizwa nyine birumvikana. Ubu rero aho birumvikana niho kibarizwa. Ubu rero aho byitezweho ko kizakomeza kohereza amakuru ku isi kugeza mu mpera za 2030. Yemwe urumva ko abahanga bageze kuri bavumbura, ariko ubundi namwe bworeka mbabazi muri kuvumbura iki yemwe bantu banjye? Yemwe ni mujye muvumbura nyamuneka, ndabakunda cyane rero mujye mwibuka kandi ko mbakunda. Reka twihore ubutaha, murakoze cyane.